Oya wembwira ngo ndi umusaza je ndi umujene ahantu hose. Ugati ryamana n'uriya mukobwa mu buriri. Sibyo? Wabyemera ko uzi yuko umugore wawe ejo nejo bundi N'ubwa mbere duhuye. Yego. Ubu wowe nta gushima Imana kuba umbonye. Haram. Muheme koronumva. Ko waguyemo neza. cyane. Aha, ko numva ke baba we. Ahubwo nagize ibyago nsanga yarashatse. Nta kundi kuntu byari kugenda. Nagize ibyago undi muntu amumenya mbere yanjye. Naho ubundi rwose twari kujya ibicu. Nekake. Oya, nari no kujya kumushaka. Kubera siki. Rega ntabwo umuntu amenya aho Imana izahuriza umuntu nundi. Yes. Maria we. Mwana nakunze Maria we. Umusatsi we wose yawukubise kupe. Amabere ye yose yarayateretse. Amatako ye kandi n'amatomati. Negeze zose ngo zitemba maribori munsi y'umukondo. Ko bampizeye. Ngaho aho bita video. Bati hari umuntu gushaka. Kiye nagize gutya. Aho nari ndi gucuranga ngiye kubona mbona abantu nk'icumi nka 20. Ati none nakoze ikihe cyangwa kabyara mwe. Baza bamaza ati gisupusupu Ati kambayeho. Ni kambayeho. Gasaro TV. Tubahaye ikaze mumerereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe naho utarayikora uri no mwana mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza tukugezaho. Mwese mudi bitekerezo byanyu byiza muri comment murabingenzi kuri twe amuherere hose Imana bamugisha umunsi rero tubafitiye umutumirwa. Rekana ko nabatumirwa kuko ni babiri ngire ngo murabona kuri kamera za Gasaro TV umukobwa mwiza cyane ndetse na François aka GISUPUSUPU. Tubahaye ikaze. Mwakoze. Amakuru ni meza. Ko mbona se wakonje bimeze bite? Ntabwo nakonje. Ndabona uyu munsi wenda wambaye neza ariko ibyo turabigeraho ndagira ngo banze wibwire abakuri Gasaro TV. Murakoze nitwa mazina yanjye Nsengiyumva François aka GISUPUSUPU. Hanyuma uwo mukobwa mwiza mwegeranye nawe yatangira twibwira. Merci nitwa Ngando Ikirezi Amina banyita amafiye. Hanyuma uyu munsi wicaranye n'umusitari. Yego. aka GISUPUSUPU kuba wicaranye nawe uyu munsi urumva umeze gute muri wowe? Ni by'agaciro cyane kuri ngewe. Cyane ko ntarenze ko nzanabigira. Nane munsi wicaranye ni cyamamare cyane. Hahiye koko. Hanyuma ndashaka umfashe GISUPUSUPU mwibariza ikibazo. GISUPUSUPU uyu mukobwa mwiza mwicaranye hano wowe umubona gute umufata gute nkawe? Najyo igiciro gikaze. Kuko n'umukobwa mwiza n'umukobwa wujuje ibyangombwa. Umukobwa wujuje ibyangombwa se kuri waba ameze gute? Nukuvuga yambaye neza. Afurusheri ni nyinshi kabisa. Umusatsi mwiza. Kote ryiza. Tugiye kujyanisha akantu. Sinzi uko byagiye. Uyu munsi ndabona wambaye neza cyane white hejuru no hasi ndabona wambaye ya fosi y'akaga. Uyu munsi kuki watekereje kwambara gutya? Urakoze. Nukuvuga ngo ngiye mfite assistant manager. Kuko mu byo ntoza bibamo kwambara neza, kugira isuku, no kwitwara neza. Yego. Kandi koko witwara neza manota se uyafite? Cyane. Rero se ngiye wigeza kandi kabazo k'amatsiko. Kuri uyu munsi rwose ndabona warabahindutse mbese imyaka ndabona yarongeye kaba mike n'ibanga niri wakoresheje irihe banga? Urakoze cyane ibanga nta rindi n'ukwifata neza. Ibitekerezo bibi ukabishyira inyuma. Ukavuga ukagira intumbero nziza ugasabana n'abantu. Urabizi ko iteka uhora urakaye ubuzima bugenda gake. Ariko iyo uhora wishimye ubuzima bugenda neza. Hahiye kuko hadashyaze soko tukimanukira twizamukira. Hanyuma GISUPUSUPU umuntu uhorana kuraje nta gete pfa kurakara. Yewe ubona ari umuntu ukiri mutoya urungano rwacu. Kugeza isaha mubanye gute nawe? Urumva
donc generation ageramo nawe ari adapta ubu ngubu arimo uvuga ngo hahiye kuko urabona ko turi kumwe turi bato nyine turi muri icyo kigero noneho nimba gutangaze aba ari kumwe n'abantu bakuru kabona ewana nawe nyine yabaye serieux nyine ukuntu rero kubwizo mpamvu ngende rwose n'umuntu mwiza pe nta ribi rye n'umusaza mwiza wikundira famille n'abantu oya wembwira ngo ndi umusaza je ndi umujene ahantu hose umusaza ni mu byubahiro nari nguhaye ariko igisupusu tukiraho ubundi iyo umuntu akwise umusaza wo bifata gute urakoze ubundi umusaza ni icyubahiro nk'umupapa ufite abana ariko ubu tuvugana ndi mu rubyiruko yo kabisa hanyuma se igisupusu njyewe ndashaka umishusho nk'ahantu uba utambeshye bagufata gute urakoze cyane kuko nakubeshye no kuvuga ngo bamfata nk'umusitari nk'abandi bose kandi nibo babingize ntago ari gihe wabyigize hari indirimbo yawe rero wenda uherutse gusohora ukunda yaciye ibintu ndashaka utunyurizeho gato cyane wenda isubireho subireho Mukamana yaramanutse Mukamana yaragiye amakorosa aramugonga yiboneye ifaranga yebabimbabura Mukamana arakinyonga yebabimbabura Mukamana yaramanutse Mukamana yaragiye amakorosa aramugonga yiboneye ifaranga yebabimbabura Mukamana arakinyonga ikibuna arakinyonga ariko njyewe hari akantu njya nibaza wenda uraza kukamumbariza hari akantu yavuzemo ngo ikibuno arakinyonga kariya iri inspiration yaje gute murakoze urabona iyo uri muto rwose ukiyumva kumva ubuzima ni bwiza kumva ubuzima nta ndwara nta mavunane uzarebe umukobwa bogari w'umubogari ebana niyo agenda ubibona hari akantu kanyubatse ngo iyo uryoshye uburyoshye niyo ugenda ububyumva yes kabisa none se ngo nk'abakobwa tutifitiye ibyo kunyonga uzanyonga icyo tudafite urakoze uzanyonga icyo ufite icyo udafite ntabwo uzakinyonga ni nko gucuruza intoryi hanyuma wenda njyewe reka ninjiye muri sinema gatoya wenda nabonye hari filime imwe gukina yitwa inshinzi nimba ntibeshye ndashaka umbwireho gatoya igitekerezo cya filime cyo cyaje gute cyane ko wenda twe tukumenyereye mu muziki urakoze nanjye nagiye kumva ni nka bya bindi n'ubundi ukagendana n'abantu wenda muri 10 cyangwa 5 cyangwa 20 umwe muri bo agatoragura amafaranga kandi nyamara mwe mwagendanye ntimwatoraguye ukamubwira uti ntoragura amafaranga nanjye nagiye kumva numva nagezemo kare yego hanyuma se njyewe ngize kandi kabazo fi ubundi ndashaka kumbwire kalite ebyiri z'umuntu bita gisupusupu gisupusupu ikintu cya mbere donc yisanga muri generation arimo urumva urabona ku myaka yiwe wenda si myinshi cyane nkuko nawe bivuga yari kuba aririmba ibindi atari iby'ikibuno kunyonga n'iki ariko urumva n'ibyo ngibyo arabishoboye icyo ni kalite mbere nyine kuba yumva ko ashoboye ku myaka yiwe arashoboye icyo ashatse cyose akigeraho ikindi cya kabiri arisanga nyine yego ntasanze ibyo asanze ariko aho yisanga mu bantu arisanga nyine akenjoyinga life namwe mubayemye hanyuma ndashaka kumbwire image bwa mbere cyubonana na gisupusupu ukabona muricaranye muri ahantu hamwe ntumbeshye urumvisha umeze gute muri wowe byaranshimishije cyane ariko usibye ko ntago aribwo nkimubona bwa mbere ntago namonye bwa mbere muri sinema hari umukuzine wangejeje gukoresha muri video icyo gihe nari impari nyine nibwo namubonye bwa mbere face to face urumva nyine ntago nabaye shoke cyane nyine nk'umuntu kaze cyane yego ndi umufana wawe ariko kandi nibisanzwe nyine nk'umuntu nkanjye ndafiringa tu hanyuma kugeza isaha wenda mukina muri filme imwe yitwa inshinzi yego niba atari ibanga ndashaka umbwire mwari mwakinana nago turahurira kuri nozim kuri set hanyuma ni nk'erore wumva wifuza kuzakinana nawe rero nifuza kuzakinana sazabyemera
ndumva ashaka yuko azanyoberaho ubundi nkamushihura nkamwereka ubushinzi bwanjye noneho buhagaze hanyuma nkagukosora. hanyuma gisupusu ngegize ikibazo cy'amatsiko wenda waje muri Kigali kera umazemo igihe pe Kigali wizobereyemo cyane ko turabizi uri n'umusitari pe ariko hari ukuntu umuntu agera i Kigali akabona icyo bitanga abatoto bahiye ntaho uri kuntu ujya ugera i Kigali wabona abana ibitekerezo bigahinduka ukavuga ati mana yanjye nubwo nubatse ariko uyu mwana ndabona ahiye. Oya no kuvuga ngo inshingano zanjye ni iz'urugo. Okay, amaso ararya indi kabura ibyo ntibyabura uretse ko ntawe nabibwira cyangwa se ngo ngire yego birumvikana urakoze rwose kuba untakibuye ako kantu ariko giye kuri jye ntago bijya binjyamo. Intumbero ni ukuvuga ngo kora wubake umenye kuri umupapa. ubu se ntari gihe wenda madama agira impungenge ati wabaye umusitari waramamaye abakobwa b'i Kigali iyo bazanakuntwarara umusheri wanjye dore ndabona rwose usigaye wambara za yafosi imyenda ikaze. Umusheri wanjye ni ukuvuga ngo nge turumvikana mbere yo kujya mu muziki narabimubwiye nkamubwira ati urabizi umuziki uhurirayo n'abantu bagiye mu ingiro zose zitandukanye hari umukecuru ari umusaza ari umwana akunda umuziki none ntibizagutangaze wenda ubona ndi kubyina cyangwa se wenda ndi kuganira n'abandi ngo wumve ko nyine wa mutwe na ufunze nararutse. Oya ntago bibaho. Hanyuma fi ndashaka ufate mikoro mbariza ibibazo gisupusupu ushaka ari igihe wenda ujya umutinya ariko uyu munsi niyo mahirwe ufite profiter l'occasion kandi leta urumva hari ibintu ubundi maze kumva ko yibandaho cyane kuri famiye cyane cyane nk'umugore we. Ngenda ndashaka kumubaza ikintu kimwe ndashaka kumubaza nk'ikibazo kimwe ambwire eske uri muri industry nyine ya sinema nyarwanda cyangwa uri mu muziki nyarwanda sibyo urimo urashaka amafaranga hari ubuyobozi bundi buri hejuru yawe wenda bugukuriye bukubwira ati kora iki ngiki nikidakorwa gutya ubwo nyine hari abikindi kintu wenda gitandukanye eske baguhaye role yo kuvuga ati ryamana n'uriya mukobwa mu buriri sibyo wabyemera ko uzi yuko umugore wawe ejo n'ejo bundi azaba arimo kureba iyo filime eske wabyemera? Urakoze urabona ko iyo wagiye guhiga ibirayi by'umwana ntago ibyo ngibyo yabyisitsaho cyane ngo yumve ko iyo role igomba gukinwa byanga bikunda kuko umutima n'uwa nyirawo ariko we nawe ntago ari umuntu wumva ko nubundi ngiye nkuru umuziki kandi mpiga iki amafaranga ntago ibyo ngibyo yabyitaho ngo yumve ko yuko wenda nimba ndi gukina karori ati byacitse ya. Ikindi cya kabiri uramutse uvuye mu muziki kano kan cyangwa muri sinema nyarwanda ikintu wumva wahita ukora nyine wenda kikakwinjiza mu gihe nta yindi show ufite ni ukuva muri sinema cyangwa mu muziki ikindi kintu wumva ko wahita ukora cyahita kikwinjiza amafaranga nk'uko wenda ibindi byabikoraga n'iki wajya gucuruza byagenda bite? Urakoze ubundi iyo iteka watunze amafaranga bigusaba kugira ngo wongere uyakorere vuba. Hari utuntu twinshi umuntu agomba gukora kandi twamwinjiriza nk'ubu ngubu mfite umurima wanjye urumva wenda gucuruza simbisobanukiwe ariko noneho mfite umurima wanjye nshobora kugenda nkavuga ati uyu murima ngiye gushyiramo urutoki ndukorere neza nta handi nkijya sinkikora umuziki sinkiri muri sinema nyarwanda ariko ubu noneho tuvugana navuga ati jewe ngiye kujya mu buhinzi byanga bikunda kandi bigashoboka. Ibyo ngibyo ari byo icyanyuma umunsi wa mbere uhura na mama w'abana wawe cyangwa umugore wawe nyine ukimubona nyine nka kude foto cyangwa nyine ubwa mbere nyine muhura ni ikihe kintu wamubonyeho ugahita uvuga ati uyu ngomba kumutereta nkamwemeza kabisa bwa mbere na mbere? Yego nk'uko nshobora kubona nk'umutipe nje nkavuga ati wow njye rero njya gushaka byarangoye uti byangoye bite nari umukene nkatekereza nkavuga ati subu mwana w'abandi ndamuzana mwirukankane hehe mbona ikibazo avuga ati se nanjye ndacumbika ubu bizagenda bite ariko noneho negereye umusaza arambwira ati umugore wagukundiye akakunda ibyose ari ubukene ari ubukire mugomba kubibanamo
burya umugore uzaba umuguri atari wa wundi wavuze ngo ngo ngiye ndazanwa na kashi oya iwanjye si bihaba nk'aba b'i Kigali mbese oya ab'i Kigali si mwese ariko hari ababishoboye iyo nawe utarimo hari ababishoboye nk'ubu hari abo n'igihe ubwanjye bushize hari igihe nigeze mvuye ahangaha kwa bosi noneho ngenda nkubitana n'umukobwa ndi ku kamoto bana yamenetse ariko wumva ko yamenetse byatari ibaza umwana w'umukobwa noneho akazara kumana akagira atyo aratanga pisi kabisa n'imodoka ajya kubona ukabona agiye kwihagarika uwo rero uwo nguwo ntago namwitaho si bose Kigali ntago ari bose hari abari n'ubundi bakora ako kazi kabo hari n'abatagashoboye ikibazo cya mbere kiragira kiti yego namubonye pe abonye ari n'umukobwa mwiza numvisha nambwira ngo yama Imana rwose tukazakubitana ko nanjye ntoroshye Yesu uranzi yozi noroshye se wambwiye uti icyama Imana nkazabona iyo rori tugakubitana cyane nakwereka aho ubushinzi bwanjye buhagarariye ko nanjye ntoroshye nta kibazo rwose nanjye ndakwiteguye nanjye mbingare none nta kibazo icya kabiri kiragira kiti yego ese abakobwa b'i Kigali yego hari abantu bamwe b'imitekamitwe kajya kaza akakureba ati ndashaka kugukura byanga bikunda weho ujya ubigerageza ukabitekerezaho erega wenda mfite nka Sherise nkavuga ati ngomba kugukura wowe nk'umuhungu kandi hari uwundi muntu ufite ku ruhande ariko noneho ukambeshya uti jewe nta musheri mfite ushaka uburyo bwo kugira ngo nkureho kashi ubundi ngiye mu buzima musanzwe ndi umuntu sinzi si ukwitaka ndi juste nyine ku buryo ikintu nimba nkibonye gutya ndanyuzwe sinakubwira ko aba bakobwa badahari barahari benshi mfite n'inshuti zanjye rwose zimeze gutya ariko nanjye ndi umwe mu babagira inama nkavuga ati uyu murongo urimo ntabwo ari mwiza gendera muri uyu nguyu tutavuga yuko ari n'abakigali n'abo mu cyaro byareze njya mbyumva ariko umurongo ntabwo ari mwiza sinjya mugendera ubwo nyine njyewe mesa kamwe urakoze cyane Imana izakomeza ikurinde cyane icya gatatu kiragira kiti ni ubwa mbere duhuye ubu wowe ntago ushima Imana kuba umbonye haramba mbona ubu ndi hejuru cyane ubu ntiwavuga ko hahiye ndi hejuru cyane koko urakoze cyane icyo kibazo nari mfite ndakwishimiye ndi hejuru ndi mu bicu urabubwiye uti hari abakobwa bakura kujya bagera muri Kigali ntihari umukobwa wari wakuyoberaho cyane ko uri umusitari akavuga ati uyu muntu afite ifaranga dore ko ari umusitari abenshi bambona kuri stage kuko njye sinjya nkunda kuziriya ni ukuvuga ngo iyo nje kwa bosi mba nzi ikinzanye sinakubwira ngo wenda nubwo urakoze kuvuga mbwira ati mu mujyi wa Kigali uhamaze imyaka ariko ubu sinakubwira ngo Remera imeze gutya Kimironko imeze gutya oya ntago njya nzirera imbanje ku kazi ko nshinzwe ndaza hano kwa bosi nabo kwa bosi abaziko ahita ambwira ati bubajya kureba urugo imiryango nta handi njya nkatira habe na rimwe hanyuma wenda mbere ngo waririmbiraga igiceri cy'ijana byagenze bite ndashaka kumeka histoire gatoya nk'amasegonda 30 urakoze cyane ni ukuvuga ngo ngewe ibijya gushya birashyuha ni ukuvuga ngo nge natangiriye ku giceri cy'ijana maze gutangira ku giceri cy'ijana ariko Imana burya niyo igena ni kuko nta kintu wakora utari kumwe nayo noneho ngiye kugira Imana mba ku giceri cy'ijana mba ku giceri cy'ijana Imana ngiye kumva numva inkubitanishije nka bosi ko bampizeye ngaho aho bita video bati hari umuntu gushaka yewe nagize gutya aho nari ndi gucuranga ngiye kubona mbona abantu nk'icumi nka 20 ndavuga ati noneho nakoze ikihe cyangwa kabyaramwe baza bamaza ati gisupusupu ati kambayeho ndavuga ati se ko ntarwanye n'umugore ko ntatonganye mu mudugudu bimeze bite bana barambwira bati umugore umwe niwe ubita Ana niwe wavuze ati uyu munsi niwe wanyuma wo kuba kukira cyangwa no gupfa nubyanga amahirwe yose urabuya uyataye ati kandi ngewe ndashaka kukujyana Kigali ko nta mwene wacu uriyo nzabayo gute ati we tuza ndaje bankwe habo bita video mu karere ka Kayonza
ndagenda ati ubu cya giceri cy'ijana tuvugana ubugiye kukivaho. Nese byashoboka? Ati byashobotse kuba reba ko wambuye Rwagitima nkaza kuguhiga hose. Nubundi yarambwiye ati abankubita ampuje n'umukire kuri telefone, nibwo bwa mbere nifashe touch. Nta mfite ubwoba, aravuga ati none touch y'abandi ya Amerika biti nayiri iki. Yes. Ubwo nubundi navuganye n'umukire, umukire ati ibyo ntago ari impamvu rwose, ngwino nakubonye uko ufite impano, ndashaka kuva mu nzira ukava mu giceri cy'ijana ukaba kajya mu muziki n'abandi bakakubona, abanyarwanda bose. Ngo nubundi umuziki narawukoze bose, turanavuga mbona nkubise ibihumbi 10. Ndavuga ati ibihumbi 10 none nta n'akazi nakoze. Umuntu bimaye none ati harahiye. Harahiye. Ubwo nubundi bati ubwo gucurangira mu muhanda sibizasubira. Nubundi mu gitondo naraye bavuga baturaza i Kigali. Nimba sinasinziriye. Saa 2 mbega zageze, numva ko isaha ijoro ryatandukanye, numva ko tare butandukanye. Bwari ubwa mbere ugiye kugera i Kigali cyane rwose. Bwari ubwambe. Yego se cyane kuko nsingiye gukubeshya ntago nakora. Yego natahanaga 3 2. Yego nanariye nananyweye. Urumva ariko none nge byaranshimishije cyane kweri, mfashe ibihumbi 10 mu ntoki akakanya. Ndavuga ati kubera Imana n'ibindi nzabibona. Nubundi nahise nzamuka wangeze kwa boss wanjye, mbona boss wanjye ni umuntu mwiza, ahubwo ndanamushima ubutukivuga kuri pe cyane aho yankuye. Itanagabanyije ubwo ijye yongera, ni kuko hari igihe umuntu ari umuntu kugirira akamaro, ariko boss ari mu kuyangiriye akamaro karemereye. N'ubu tuvugana n'icyubahiro kugira ngo abanyarwanda bambone, ni watumye niwe mbikesha cyane rwose. Kuko yankuye mu bwigunge, atuma amenyekana. Harya we bakwita Sandra. Sinari kukumenya. Yego ariko wenda wari kuzatemberera iwacu yo, ariko wenda wifite izindi misiyo, izindi gahunda wifitiye. Ariko ubu tuvugana ni by'igiciro kinakomeye cyane, kuko bose ni umuntu w'umupapa wubaha abantu bose, kuva ku giti kugeza kugeruka. Kuko mufata nka papa wanjye. Hanyuma njyewe hari umuntu ujya numva witwa Mwambiri na Mwatatu. Abo bantu ndashaka kumbwireho gato cyane byibuze. Urakoze. Ni umuntu umwe. Ni umuntu umwe niwe witwa Mwatatu. Ubundi mbere yari afite restaurant. Noneho ibiryo byajya mbega bisa n'ibisigaye nta bantu babiriye, kavuga ati reka nkiri kuri 200. Ubundi izina rye yitwa 300. Bambe Mwatatu. Ubundi yaruriraga ipura yagwiraga 300. Urumva noneho yabona ko bigiye kwangirika, aho kurara akabiteza, akavuga ati reka mbiteze kuri 200. Noneho mpita mvuga ati n'ubundi akaririmbo n'ubundi nahita nkafatiraho. Ubu se byibuze yari inshuti yawe, muracyabonana muracyaganira nk'inshuti? Cyane rwose. Kuko turanegeranye. Hanyuma se Gisupusu, wenda agace ubu turukamo uri umusitari kugeza iyi saha, ubona bo bagufata gute cyane ko ibyo ari byo byose uri umuntu wababimburiye mu kuza muri Kigali, abantu bose tukaba tukuzi ndetse nabo bakuzi. Iyo wagezeyo yo ubona hameze gute? Ni abahahiye? Abahahiye gusa byatari, no kuvuga bati kuko baranyubaha nk'umusitari. Nk'ubu nka gitifu wacu aravuga ati uyu ni umusitari n'urwego mpuzamahanga ruramuzi, yaranadusohokeye mu mudugudu wacu. Kandi nawe nkamushimira. Rero tukiri aho gato ndajya ngo ugire ubutumwa ugenera boss wawe. Ubutumwa ngenera boss wanjye, Imana igihora imurinde, kuko imigisha akorera ni myinshi, kuko ni umuntu umenya umuntu wese ubabaye akamumenya, n'utababaye aramumenya, kuko abantu bose abafata kimwe, we uko yifata nako abantu abafata. Gose ubutumwa mugenera ni bwiza, Imana izajya ihora imwongerera imigisha myinshi, ahubwo ntizagabanye ijye yongera. Imana izamugeze mu bwami bw'ijuru, kuko ibyo yakoze ni byinshi, ni na byiza kandi birashimishije. Urumva ariko nuri kuri kamera ntago ari maringabiri. Na papa yangu hano ni sawa cyane. Ni ukuvuga ngo aramutse aje akakubwira ati rero buriya nubwo dukirana mu inshinzi, ariko ndumva nifuza ko nje nawe twajya mu rukundo. Nabibona se sha. Ikibazo nuko ntabyo nabona. Yabibwira se.
ariko natabimbwira njye nzabikora shuwa Yego. ubwo samubwira ati naguyemo cyane naguyemo simbimubwiye se yegora muhe mikoro numve ko waguyemo neza cyane aha ko numva cye baba we ahubwo nagize ibyago nsanga yarashatse nta kundi kuntu byari kugenda nagize ibyago undi muntu amumenya mbere yanjye naho ubundi rwose twari kujya ibicu reka cye oya nari no kujya kumushaka kubera siki rega ntabwo umuntu amenya aho Imana izahuriza umuntu n'undi yes aha ko numva bitazoroha aha ntabwo byoroshye bite nta ndumva bikaze cyane none se ubwo ngi ikibazo nahuye nacyo ikibazo nahuye nacyo nindamuka wenda numvishe ko waguyemo neza ngiye ntuzansarana oya rega ntabwo izo ni impungenge ndagira ngo mari impungenge ntazagwa mu ruzi rw'ititizi ntabwo ibintu byose ari ugusara ariko ndingarere yego nanjye ndakwizeye aha tayari turi kumwe wora shuru guki nanjye worora inkoko norora agace sawa ko paka ndumva turi kumwe neza ujya stage bwa mbere ugahura n'abantu benshi utarusanzwe ubona mu buzima busanzwe ari ugiye kubatwikira uvuga ati ubu ngubu ninjye bategereje kuri stage bagazavuga ati the next ni igisupusupu wumvise umeze gute nk'ahantu wari uruvuga ati none ndinjira gute wumvaga yino umeze gute ku bwawe aha nakubwiye nti nongere nkusubiremo nakubwiye ngo ngiye mfite assistant manager kuko iyo ndi bujye ku kazi niko ababizi mbega ni ukuvuga arantuza akavuga ati ugende gutya dore ko ari nabwo bwa mbere utari wagahuye n'abantu benshi witwara utya rwose bigakunda nyine wowe yego nanjye nyine urakoze arakoba nanjye nyine nagezeho wibaze abantu bwa mbere noneho baraje niwe baguhanze amaso baje bareba cyane cyane ko banakumvaga yes noneho ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo ufite umuntu uhora akuri bugufi byanga bikunda urabikora kandi bigatungana donc ubikesha assistant manager wawe yes njye wigeze ikibazo cy'amatsiko yego gisupusupu uyu munsi wenda ni umustar ariko murakinanye wenda arashaka kubwira ati burya nubwo dukinana ariko naragukunze wabyakira gute nabyishimira cyane wabyemera se none se rega hari ugukunda umuntu wa appreciating keretse wenda ansabye ibindi birenzeho ariko ashobora kunkunda bya appreciating yakambwa ati nagukunze uri umwana mwiza donc cool nyine gutyo aho nta muntu utabyishimiye hanyuma ngiye kuri gisupusupu uba wumva mu bitekerezo byawe hari abakobwa benshi wenda mukinana cyangwa se muzanahuramo uba wumva ari umukobwa wenda ushobora kuvuga ati uyu mukobwa rimwe nzamwegera mwapproaching mubwira uti ndagukunda ubu noneho ubona kunze noneho mbikubwira uburya umuntu watinyutse akivugira ntago ari nka wa wundi uhora acecetse iyo wifunze iyo wifunze nanjye ndifunga none se birumvikana wenda nshobora kuba nkukunda ariko noneho ati sibo nimubwira ko mukunda wenda atankunda saba nyumviye ubusa noneho nkabibwika mu mutima ariko uyu noneho yamaze impungenge yazimaze impungenge harahiye koko ari inuze ami urumva rero nawe arabyishimiye nawe urumva nta kuntu yabura kubyishimira ari wabona iki nkanjye ukareka kwishimira iyo nkuru nziza birumvikana ni ukuvuga ngo nyine iyo ubonye umwana w'icyuki nyumva sho ubwo se urumva wakatira ntabwo bibaho nanjye naguyemo byo watakayemo neza hanyuma se gisupusu wenda njyewe hari akandi kabazo k'amatsiko ngize ariko rero nanjye reka utaranca mwiza nawe naragukunze we tuko nabuze aho nguhera none se urahitamo nde koko njye ngize ikibazo ubwo ni ukuvuga ngo uyu nguyu yego uyu umuntu yishimaho y'iki kintu we kuziyagira kuzagukura
iri numva ari kuri kuko uyu turi kumwe cyane n'inshinzi nk'abingari yego noneho wishimiye ko najya nkuba hafi nkagusura cyane kuri seti n'ahandi nabwo bishobotse bwose Imana yaba yabihuje amena yes hanyuma se ami ngewe GISUPUSUPU pe ni umuntu uganira n'umupapa nyine w'umwana mwiza nk'ubu iyi saha ari gukora amaklipe menshi kandi aracyakora kuko arakora cyane sibyo ndakeka abirimo neza iyi saha wenda kubwiye ati ndashaka uzatinge mu ndirimbo yanjye dufate urugero wenda wambaye isutiye n'ikariso wabyemera sa izo ndirimbo ajya zikorera bibaye abinsabye sinzi ko byapfa kunyorera gusa nyine ni acting ni uko actinga nyine urumva actinga nyine donc ibintu twa actinga bibaho ariko twese uko biba bimeze mu buzima busanzwe cyane cyane ko izo ndirimbo nta neza ajya agira reka dusubize nawe haryo rashatse kongeraho urakoze urambwiye uti uyu mukobwa akunze ngo aze dukorane mu ndirimbo wenda mu gushutinga wenda ati umutegetse ngo aze yambaye rwose ibyo byo kwambara inuze imayo yonyine n'umupira ibyo ntago mu ndirimbo zanjye n'isuti ibyo mu ndirimbo zanjye ntibibamo oya hanyuma se babantu ujya kubona ukabona wenda yakoze nk'indirimbo ari umustar agashyiramo nk'ibyo ukabona mbese yambaye utyo nyine ntago waye urugero n'umuntu n'uburenganzira bwe ntiwamubuza uburenganzira bwe ariko kuri jye ntago nabikora cyane kwenda uri umubyeyi ese hanyuma iyi saha ufite abana bangaye ufite abana babiri hari uwo bita Keza Fiona uwa se Kayezu n'abakobwa buriya se niba ajya bakoze utuntu twinshi ati ahubwo noneho abana banjye indirimbo zanjye basigaye bazindusha kandi umwe afite 4 undi afite 2 niba koze utubazo twinshi twinshi ubu nureba ubu nijya kumanuka nzajya kumva numva umukuru hamwe ngo ariko pa nguzanye iki nijya kureba mu gikapu ubu hari amandazi bita ayanga ya convention byanga bikunda ntari manukanye abana banjye nabakira ntago nabakira jya kumva nkumva mbega ubu nureba ko tumaze n'iminsi ntarihirukayo ubu nzajya kubona mbona akoze mu ipara arimo arakora gutya mu none kubera ko atinya mama we nkumva aranyungwa ngo ariko pa ngo nta kantu wanzanira njye kureba mu gikapu none se GISUPUSUPU wenda ufite umuryango pe ndumva ari n'umuryango rwose mwiza cyane ko abantu bagushyigikira mu byo ukora baramutse bakubwiye ati bibaye ngombwa kwenda wazana umuryango wawe i Kigali kugira ngo wenda assistant manager wawe ndetse wenda na manager wawe mube in touch cyane wabyemera kubazana umugore yarabyanze kuko kandi ni nabyiza icyambere ubu tuvugane i Kigali turya amafaranga nanjye ntikuyemo Kigali ni ukurya amafaranga nanjye ntikuyemo ariko umugore wanjye yarabaza ati iyo mfite akabazo njya mu rutoki nkatema agatoki kanjye niba narahinze udushyimbo nkagenda nkafata igitonore ntakiguze njye ku bwanjye naza pe ku bwanjye naza ariko umugore yarabuze ati kandi koko nta kuba Kigali naho ni byiza kuhaba pe ariko none Kigali harya amafaranga yes aranahenze ariko umugore wanjye aravuga ati nako n'uwo mushogoro aragenda akawusoroma muwe ariko nyiri ni mu kanya hano hirya gakeya hari aho wanyeretse hari ibishyimbo biri ni amazu gusari no guhaka amavuta yaha ni uguhaka ubusara cyari ry'umushogorora uza agashogoro cyore ahubwo mbwiye ibanga ry'umushogoro agashogoro ibanga ryako ukuntu karyoha uragafata sigo ntukarya kamwe imbuguyo oya ntago wakarya imbuguyo ni ukuvuga ngo urabona wakashatse kezo kakadibura abantu batazi kukadibura agashogoro ari uburyo umushogoro bawuteka neza bakawudibura urumva icyo navuze nasobanura nshaka kubasobanurira kuko icyo nashatse gusobanura kukadibura iyo ibishyimbo bigiye gushya uragafata ukakagereka ku bishyimbo kakabirirwa wamara kukagashya pe kamara gushya ukakakuraho neza ukasa n'ukaruka kagashyira ku iparato cyangwa se mu isorori nziza ukakareka iyo uri umubosi ariko ushatse urakarya icyo gihe no wumva ngo arifashisha uragafata ukagakamura
amara kukamura neza ugagakaranga ugashyiramo udushyimbo ugira ngo waha n'umwana se. hanyuma tugana ku musozo w'iki kiganiro rero ni nk'ikihe kiryo cy'Ikigali wakunze uhora wumva wifuza kurya? ngewe se ahubwo tikunda iki Kigali se, Kigali ibiryo byose ni kimwe burya. Yego ibyo ngibyo sinjya ubundi ikintu nkunda nge ikintu mu buzima ubusina nakibagirwa igitoki bita imbihire nayo wayigetse ku gishyimbo iraryoha cyane. Kigali ni kiukunda Kigali nkunda makaroni kuko amakaroni ntago akunze ku bantu yes abakunze kuba mu mujyi umunyamujyi akubwira ati kiye nariyo makaroni wenda ukashyiramo n'agaceri gakeya ntago byashoboka. hanyuma rero tugana ku musozo ni ikihe kintu cyakugoye muri filime ukigera muri filime cyane ko burya filime n'indirimbo biratandukanye nanjye cyangoye cyane no tungura inshinzi abanyarwanda bumve ngo ndi inshinzi ariko ntago ndiyo ndayikina narayikinnye pinda nayishimira nta n'ikibazo mfite rwose. hanyuma baguhaye rero yo gukina uryamanye n'umukobwa mu buriri wayemera? Bitewe kuko nakubwiye ngo nta mafaranga mba nkorera nayemera. wenda nawe ndashaka ndashaka nawe umbwira ikintu cyakugoye muri filime ubundi dusoze ndabona n'imvura iguye. Ikintu cyangoye bwa mbere muri filime ni ikira muri action nta na kimwe ahubwo gusa cyangoye kuri set n'izuba ryinshi. Uzwo shooting hari izuba bakubwira cut action cut urebye muri kamera urebye hirya biravuna. Ibyo nibyo byakugoye gisupusu? Byarangoye gusa baba we nabuze ati ukabikora bwa mbere ati nta warebye muri kamera subirayo reba kugira ngo ukate nk'inshuro nka veni wa mugani we mukobwa izuba ari nakwica nta kabazo gakomeye. hanyuma rero abakunzi bajya hejuru hanyuma Ali hari cyongeraho ikintu nakongera nuko turabashimira cyane ubufatanye muratugaragariza n'urukundo. ubundi gisupusu dukora iki? tukora subscribe. tukugira iki? hejuru cyane twizamuke mu bicu yegora peace turi kumwe kogura ichange neza mukobwa uraberewe yewe nyabusa we uraberewe karako ngako sheri wanjye we urashaka iki? Umukobwa ati shaka urukundo umukobwa ararwe pardon mwihangane nawe utaka ngana nadusabye gisupusupu ari nawe mwana nakunze Maria we mwana nakunze Maria we umusatsi we wose yawukubise kupe amabere ye yose yarayateretse amatako ye kandi n'amatomati negeze zose ngo zitemba amaribori munsi y'umukondo hose n'amacesi Maria we Maria jani kinjugutire nyisame kinkope nayo mfite Gasaro TV.